Dutangiranye n'umukobwa mwiza witwa Ange, avuga mu mutima wiwe arimo aribaza ati mfite byose, mfite imodoka, mfite inzu ndetse mfite n'amafaranga, ariko nta na kimwe bimariye, ntacyo bimariye, ntacyo bimaze habe na gatoya. Ati ese ibi byose ni iki byamara cyangwa se ni iki bimaze, ariko umutima wawe uri mu bwigunge, ibi byose ni iki byaba bimaze? Aya ni amwe mu magambo umukobwa Ange dutangiranye yari arimo yibaza mu bitekerezo. Tugaruke ku musore witwa Emmanuel, umukozi mushya wo muri jaride, yari arimo yigaragaza hanze yambaye ishati ndetse agashati koroheje, arimo gusuka amazi mu ndabo. Ange aramwitegereza cyane. Uyu mukobwa mwibuka yari yicaye hejuru mu nzu nini, ndetse yicaye hafi y'idirishya arimo yitegereza muri jaride. Aha yari yazanye umukozi mushya yitwaga Emmanuel. Tugaruke kuri Ange avuga mu ijwi rito ari wenyine. Uyu musore ni nde? Ni ikibazo yari arimo yibaza. Yita ku ndabo cyane nk'aho ari umuntu yitaho cyangwa se nk'aho ari abantu arimo kwitaho. Urabona ukuntu bimushishikaje cyane ndetse anabikunda. Emmanuel aricara hasi. Uyu musore Emmanuel niwe tugarutseho, yicaye hasi afata ururabo rumwe arukoraho, agenda arukorakoraho buhoro buhoro, maze araseka gatoya nyine, akajya yisetsa gake gake. Uyu ni Emmanuel tukiriho. Ntimugire ubwoba. Aya ni amagambo yari arimo arabwira ururabo, ati ntimugire ubwoba, ati mbasutseho amazi, muri indabo nziza. Aya ni amwe mu magambo umusore Emmanuel yagendaga abwira indabo uru rurabo yari afasheho. Ubwo Ange aho yarimo aramureba nawe araseka cyane, akajya yisetsa gake gake, ariko ntibiboneke cyane nyine, ntibigaragare cyane. Ubwo ngubwo Ange aho yari yicaye yaje gutekereza kuza kwegera umusore. Ubwo iminsi yagiye yicuma. Tuvuye aho ngaho tugaruke mu busitani bw'indabo z'uru rugo bw'uyu mukobwa Ange. Hari ku manywa, ndetse amanywa ya rukamba niko twabyita. Ange aramanuka yambaye ikanzu yoroheje idasa nk'izo asanzwe yambaye, ndetse iyi ngiyi ntiyari ihenze nk'izo yari asanzwe yambara n'ubundi. Emmanuel, uyu mukozi we mushyashya, arimo gukura ibyatsi bibi byari muri jaride, agenda abirandura abitandukanya n'indabo ze kugira ngo zise neza. Tugaruke ku mukobwa Ange, araza asuhuza Emmanuel ati mwaramutse Emmanuel. Emmanuel aratungurwa cyane, arahaguruka ashaka kumwikiriza, gusa ariko aza gusanga ivumbi ryuzuye imyenda ye ndetse n'intoki ziwe ziranduye. Emmanuel aramusubiza ati mwaramutse madamu Ange. Uyu musore Emmanuel aramubwira ati ntabwo nari niteze yuko mwamanuka hano ngo muze mundebe hano. Ange aramuseka cyane. Ange ati kuki se? Kubera iki ibyo ngibyo byaba? Ati ni ibanga kumva umunyamafaranga ashobora kuganira n'umukozi wo mu busitani? Iki ni ikibazo Ange yabajije Emmanuel. Emmanuel nawe ati akubita amaso hasi, aramusubiza ati hoya si ibanga, ariko ubusanzwe abantu bameze nk'amwe ntibajya bitabira ibiti cyangwa se indabo, ntabwo bajya babyikoza cyangwa se ngo bajye kwiyanduza. Tugaruke ku mukobwa Ange, aramusubiza ati ariko njyewe ndabikunda cyane, kandi nabonye ukunda indabo kurenza undi wese wigeze ukorera hano. Ati ese ni iki kibigutera? Emmanuel nawe areba indabo mu ijwi rituje, aramusubiza ati indabo ntizivuga, ariko iyo uzihaye urukundo ziragukunda mu buryo butangaje, zirakura, zigahumura, zikaguha ibyishimo bidasanzwe, zinyigisha byinshi kurusha abantu bamwe na bamwe. Umukobwa Ange arahumeka cyane, arangije aramubwira ati hari igihe numva abantu benshi nkabiyumvamo pe, ati ariko nkumva ntibanyuze, ntibampa icyo nshaka, ariko indabo zibasha kunkiza umunaniro ndetse w'umutima. Ubwo ngubwo bombi bahise bahaguruka, basangira akanya k'ituze bareba indabo ndetse n'umutuzo. Emmanuel aramureba ariko akihunza ako kanya nyine, akajya abyihunza cyane kuko byari byamutunguye kubona umumabuja nk'uwo nguwo arimo araganira n'umukozi, ndetse umukozi ukora muri jaride. Iminsi yaragiye iricuma irenga nk'itatu. Ange asigaye aza mu busitani buri munsi, bicara ku ntebe
ku ntebe y'amatafari yari iri aho ngaho mu busitani. Batangiye kumenyana cyane cyane, batangiye kugenda bamenyerana. Ubwo ngubwo Ange nibwo yabwiye Emmanuel ati Emmanuel, ubundi wabaye ute wowe? Ni hehe wavukiye? Icyo ni ikibazo Ange yabajije Emmanuel. Emmanuel nawe yaramusubije ati navukiye mu cyaro mu muryango w'aborozi ndetse boroheje cyane. Ubuzima bwari bugoye ariko twari dufite ikintu kimwe, urukundo n'ubumwe, byo biruta ibindi byose. Ibyo nibyo ibyo twari dufite nubwo umuryango wacu wari woroheje. Ange amera nk'ufashwe n'agahinda cyangwa se n'amarangamutima, emosiyo ziramwica. Nuko Ange aramusubiza ati njye navukiye mu muryango w'abakire ariko sinigeze mbona ibyo byose uvuga cyangwa se ibyo byose umbwiye. Ababyeyi banjye bahoraga mu by'amabizinesi gusa, sinigeze numva ko mu by'ukuri banyitayeho cyangwa se bantayeho n'akanya na kamwe. Emmanuel aramwitegereza cyane maze agira impuhwe. Emmanuel aramubwira ati mbese wigeze wumva ko ukundwa cyangwa se wigeze wumva urukundo rwa kibyeyi, cyangwa se hari umuntu wigeze ukumvisha byibuze urukundo atari ugukundwa kubera amafaranga yawe, ahubwo ari wowe ubwawe bakunze, nyine ari wowe ubwawe byibuze babikoreye? Ange areba hasi, ijwi rye risa nk'irigiyemo agahinda cyangwa se umubabaro. Ange aramusubiza ati hoya, sinigeze mbibona ibyo byose umbwira. Ubwo ngubwo barebanye mu maso, bahuza amaso. Ubwo aho hantu icyo nakubwira, hahise humvikana umwuka w'urukundo rutangiye kwiyubaka. Ubwo Emmanuel akuraho agati kari katakaye mu musatsi wa Ange buhoro, biri romantike nyine bisanzwe. Ange araseka cyane, Ange araseka gahoro, ari nako amutera amatsiko. Aramubwira ati iki ugenza ibintu nk'aho ari ubusitani bwose? Iki ni ikibazo Ange yamubajije, ndetse no mu musatsi wanjye ukaba ubigejejemo. Emmanuel nawe araseka gusa ariko aramusubiza ati kuko buri kimwe gikeneye kwitabwaho, ndetse n'umutima wawe nawe ukeneye kwitabwaho. Aya ni amwe mu magambo Emmanuel yasubije Ange ubwo yaramumajije kino kibazo cy'uko yita ku bintu byose nk'aho ari ubusitani. Ubwo hashize iminsi mu rugo imbere, abandi bakozi bari barimo bongorerana. Umukozi wa mbere aravuga ati ubonye ukuntu madamu ahora mu busitani ubu ngubu? Kandi ibyo ni ibibazo umukozi umwe yari arimo yibaza. Ati ntitubura kubona buri gihe amaso y'uriya mukobwa Ange cyangwa se wa mabuja ahora kuri uriya musore wo muri jaride. Umukozi wa kabiri wundi ati ibyo bintu biri danje, ati ibyo bintu birakaze, ati niba abantu bo hanze babimenye baramuseka cyane, cyangwa se abantu bo hanze baramutse babimenye bamuseka cyane. Umukire ati umukire nk'uriya aramutse akundanye n'umukozi byaba bikomeye cyane, byaba binatangaje. Ubwo ibyo byose abakozi bari barimo bajujura bavuga. Ange yarabyumvise gusa ariko arabyihorera. Ubwo nibwo yongeye kujya gusanga wa musore Emmanuel. Ubwo amugezeho aramusuhuza, aramubwira ati Emmanuel, ati abandi barimo kubyivugana cyangwa se barimo barabiganiraho, baravuga ko bitari ngombwa kugira urukundo nk'uru nguru, kugira urukundo nyine rwo kuza nk'uru nguru nyine njye nawe dufite. Nuko Emmanuel ati mbega isi buri gihe ireba hejuru aho kureba imbere mu mutima. Ese wowe urabyemera ko ibyo bavuga ari byo? Ange yegera hafi mu ijwi rituje aramubwira ati hoya, icyo nemera ni uko umutima wanjye ukunda kandi ukunda cyane, kandi ikindi ntacyo nshobora kubihinduraho. Ibyo byose biba. Ubwo ako kanya bacecetse nk'iminota mikeya, amaso yabo yombi ahuriye hamwe cyangwa se arimo arebana akana ko mu jisho. Emmanuel abura imbaraga zo kuba yahunga cyangwa se kuba yagenda ngo ave mu maboko ya Ange, maze amufata ikiganza buhoro. Umwuka urahinduka cyangwa se impumeko yabo irahinduka. Urukundo rurahama rujya hagati yabo ndetse hagati y'imitima yabo bombi. Umunsi waje kuba umwe. Mu ijoro imvura iza kuba nyinshi. Ange na Emmanuel bahurira mu busitani, indabo zirimo ziragwaho imvura ari nyinshi. Ange abwira Emmanuel ati nshobora gutakaza byose kubera wowe,
icyubahiro, ubucuruzi n'icyizere cy'abantu. Ariko kuri ubu ngubu rwose cyaba ari igihombo gikomeye cyane. Emmanuel amufata amaboko yombi aramubwira ati, nshobora kuba ntacyo mfite, nta mutungo, nta n'icyubahiro, ariko mfite umutima ugukunda utaryarya. Icyo nicyo cyiza cyanjye cyonyine mfite. Arahoberanye mu mvu. Indabo zose zari aho ngaho zagaragaraga nk'abahamya b'urukundo rwabo. Ni ikigaragaza ko Emmanuel na Ange bari batangiye kujya mu rukundo bitewe n'uko bakundaga guhura cyane, ndetse bahujwe n'uburyo umusore yikundiraga kwita ku ndabo ndetse kurusha n'abandi bakozi bose bari baraje gukora muri uru rugo. Twigarukire mu rugo imbere. Ange ari mu cyumba cya salo ari kumwe n'inshuti ze, bari bakomeye mu mujyi nyine. Inshuti ze zari zikomeye mu mujyi, bose bafite ibirahure by'inzoga, ariko Ange atuje cyane asa nk'utishimye. Inshuti ye ya mbere iramubaza ati, Ange, turi kukubwira nk'abantu bakubereye inshuti kandi abantu bakwitaho, turabona utangiye kwitwara mu buryo budasanzwe. Ese koko biriya bavuga byaba ari byo? Ange amubwira atuje ariko afite icyemezo cyangwa se afite ibyo ahagazeho. Ni ibihe bavuga? Inshuti ye ya kabiri iraseka cyane, ngo urimo gukundana n'umukozi wo mu busitani? Ange, wibeshye cyane, uri umugore w'icyubahiro. Ese koko urashaka gusiga ibyo ufite byose, ibyo byose ugwa mu kantu nk'ako? Ati, ni ukubera iki wabaye injiji, cyangwa se ni kubera iki uri kuba impumyi bigeze aho ngaho? Ange arahaguruka, amaso agaragaza agahinda, arababwira ati, nimundeke, mwese mubona amafaranga gusa, mwebwe nimubona umutima wanjye. Murakeka ko kuba mfite imodoka cyangwa mfite inzu ari byo bituma umuntu agira amahoro muri iyi si? Ati, oya, Emmanuel niwe wenyine wumvise umutima wanjye, yumva ijwi riwuvamo. Nuko muri ako kanya inshuti ze zose baramusetse, baramuseka cyane, baraseka ariko ari nako bamuvuga bamunenga. Ati, Ange, ati waribeshye cyane, ati waranadusebeje cyane. Ange arabasiga, aramanuka ajya mu busitani. Ubwo aho ngaho hari mu gicuku cyane. Emmanuel ari wenyine yicaye ku ntebe y'amatafari ari hanze. Ange araza aramuhobera ndetse amuturutse inyuma mu mugongo, ndetse gahoro gahoro. Emmanuel aramubwira ati, Ange, ndabona bikomeye cyane, umutungo wawe, inshuti zawe bose barimo kundwanya kubera njyewe, cyangwa se barimo kukurwanya kubera njyewe. Ndumva nakubabaza aho kukunezeza. Ange aramufata, amupfuka mu maso, aramureba, aramubwira ati, ntukongere kuvuga gutyo. Ntabwo uri umutwaro ku buzima bwanjye, uri umunezero wanjye. Wowe wuzuza icyuho cyari kimaze imyaka myinshi kishinyagurira ubuzima bwanjye ndetse n'umutima wanjye. Nuko Emmanuel aramusubiza ati, ariko sinzi niba nshobora kukugeza ku byo ari byo byose. Mfite byinshi mbura mu buzima bwanjye, ntacyo nize. Ese koko umutima wanjye wonyine urahagije? Aya yari amwe mu magambo Emmanuel yabwiraga Ange. Ange araseka ndetse aseka gahoro, ariko ijwi rye rifite amarira menshi ndetse rifite n'agahinda. Ati, ni wowe wambwiye ko indabo zitavuga, ariko zishimira urukundo, cyangwa se zishimira urukundo bazereka. Ubu rero nkubwiye ko nanjye sinshaka amafaranga cyangwa icyubahiro, ndashaka wowe gusa. Ubwo muri ako kanya barahoberanye, amajwi y'imvura itangira kugwa, arumvikana, inkuba zirakubita, indabo nazo zikubita hasi, ariko bo barakomeza, barahagarara nkaho ntacyo bitwaye. Ange ari mu rugo mu cyumba kinini cy'inama, ari kumwe n'umubyeyi we w'umugabo. Ni umugabo ukomeye ufite ijwi rikomeye ry'itegeko. Se wa Ange yaramubwiye ati, nabyumvishe Ange, umukobwa wanjye w'umutunzi ushaka gupfusha ubusa izina ryacu kubera umukozi wo mu busitani. Ati, byose byandenganyije,
cyangwa se byatumye umutima wanjye umera ukundi, ariko ibi byo ntabwo nzabyihanganira, sinzigera mbeha agahenge, sinshobora kwemera ko wabana na kariya gasore gaciriritse cyane ku rwego nka ruriya. Nuko Ange aramusubiza ati papa, ntabwo ari byo mwibwira, ntabwo ari byo mwibwira. Emmanuel ntabwo ari umuntu mubi, ati ni inyangamugayo, afite umutima mwiza kandi niwe unkunda by'ukuri. Ise aramubwira ati, ise mu burakari bwinshi akubita ameza, ati urukundo rutagira amafaranga ntacyo rumaze. Ati ese wigeze ubona umuntu watsindiye, ati watsinze ubuzima cyangwa se watsindiye ikintu icyo ari cyo cyose mw'ubu buzima adafite imbaraga? Ati n'ubu bucuruzi bwacu buzarimburwa n'icyemezo cyawe gisa nk'icy'ibigoryi cyangwa se gisa nk'icy'abantu b'injiji. Aya ni amwe mu magambo ise wa Ange yamubwiraga ndetse mu burakari bukomeye cyane. Nuko Ange araturika ararira, aramubwira ati papa, sinshaka kurimbura ikintu icyo ari cyo cyose, ariko sinshaka no kubaho nta munezero mfite. Ati ndashaka kubaho nkundwa ndetse nanakunda nanjye, niyo mpamvu ntagiye guhindura icyemezo cyanjye. Nuko ise aramureba cyane, aramwitegereza cyane yuzuye uburakari bwinshi, ariko mu maso ye harimo no kwibaza kwinshi. Emmanuel ari we wenyine mu busitani cyangwa se yicaye mu busitani ari wenyine arimo gutekereza, asa nk'ufite n'ubwoba bwinshi. Inshuti ye yo mu baturanyi witwaga Gatera araza aramwegera. Gatera aramubwira ati Emmanuel mushuti wanjye, numvise amakuru uri gukundana na madamu Ange koko? Iki ni ikibazo Gatera yabajije Emmanuel. Nuko Emmanuel aramusubiza ati yego cyane rwose, ariko ibi bintu birakomeye cyane, isi yose irimo kuduhinyura cyangwa se irimo kuduhinyuza, irimo iraturakarira cyane, irimo iradupinga, irimo iranadusebya cyane. Gatera aramuseka ariko mu buryo burimo impuhwe. Nuko aramubwira ati wowe se urumva byoroshye? Ni ikibazo yamubajije. Umukire n'umukozi wo mu busitani urumva byoroshye? Ariko niba koko ari urukundo ntuzagire ubwoba, komeza ubihagarareho. Ati urukundo rutabasha kwihagararaho, urwo rukundo rurapfa. Nuko Emmanuel arahumeka cyane ariruhutsa, aramubwira ati ibyo ndabizi cyane, ariko numva ntari ku rwego rwe, numva ntari ku rwego rwa Ange rwose, kandi sinshaka ko abura byose kubera njyewe, umusore udafite icyo afite ndetse nawe utifite, utisobanukiwe. Nuko Gatera aramubwira ati niba koko mukundana ntacyo yahomba, azaba yabonye ibintu by'agaciro kuruta amafaranga. Emmanuel agakomeza kwitegereza indabo cyane, akumva mu mutima wiwe agomba guharanira urukundo rwe, yishyiramo akanyabugabo. Nuko rero tugaruka n'ubundi mu busitani ari mu gitondo cy'izuba ryaka, indabo zose zari zirimo zirarambuka, zirimo gutumburuka. Ange na Emmanuel bahagararanye bafatanye ibiganza. Abakozi bamwe na bamwe bo bakoraga mw'urwo rugo bareberaga kure, abandi barebera hafi. Nuko se wa Ange nawe arahagera, gusa ariko yari ahagaze kure areba uko ibintu bimeze. Ange abwira Emmanuel ati nubwo isi yose yaba idutwaye, ati ndahagaze hano, ni wowe mutima wanjye. Aya namwe mu magambo Ange yabwiye Emmanuel. Nuko Emmanuel nawe aramubwira ati cyangwa se aramusubiza ati nanjye nzahagarara hano, ati nkuvune inugu, nkurinde kandi nkwereke ko urukundo rutagurwa amafaranga. Iri ni nkaho ari isezerano Emmanuel nawe yahaye uyu mukobwa Ange. Nuko se wa Ange aragenda arabegera, abantu bose baracecetse, yitegereza Emmanuel. Nuko araceceka umwanya munini, hanyuma arahumeka cyane. Arangije aravuga ati ndabona ntacyo gishobora guhindura, niba koko mukundana ntacyo nzakora ngo batandukanye. Aya ni amwe mu magambo se wa Ange arimo aravuga imbere yabo. Ati arongera arakomeza arababwira ati nubwo umutima wanjye utarabyakira neza, ati ariko ndabyemeye. Ubwo ngubwo muri ako kanya
Ange yaraturitse ararira kubera ibyishimo, ahobera ise, hanyuma ahobera na Emmanuel imbere y'abantu bose, indabo zose zirimo gucya mu izuba nk'abahamya b'urukundo rwabo. Isomo nyakuri ushobora kwigira mw'iyi nkuru y'urukundo: urukundo nyakuri ntirubona imipaka cyangwa se ntirugira imipaka y'ubutunzi cyangwa se ubukene. Urukundo nyakuri ni imbuto ikura ndetse igakurira mu butaka bw'umutima, kandi iyo ufite amazi ndetse amazi y'ukuri ati nta kintu na kimwe gishobora kuba cyayihagarika.